Shalom shalom ndakwakiriye kuri Youth Time Revival. Kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane mwene data, ndakwakiriye kandi ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Iki cyumweru cyacu turi kureba n'ubuzima bufite intego. Turi kureba ko ari ingenzi cyane ko tubaho muri ubu buzima ariko dufite intego. Kandi twasanze Imana yaturemye yari ifite intego ikomeye, ariyo njyewe. Yari ifite intego yo kurema umuntu. Twasanze kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa gatanu ibintu byose Imana yakoze yabikoze neza, ariko ifite intego yo kurema umuntu ku munsi wa gatandatu. Haleluya. Hanyuma rero ibwira umuntu ngo uraza kuba umwami w'ibi bintu byose, ubitware ubitegeke. Hanyuma dusanga niba njyewe ndi intego y'Imana rero, kugira ngo mbashe nanjye kugira no kumva intego y'ubuzima bwanjye, ni ngombwa ko mbanza gusobanukirwa no kumva uwandemye, uwangiza intego ye. Haleluya. Uyu munsi rero ndashaka tuze kureba ijambo Imana yaduhaye ridufungura amaso, umwuka wera akomeza dutware aduhishurira amakuru yo kumenya Imana. Ndashaka kukwibutsa ko Imana batayiga. Ntago Imana ari matsiyeri, ntago ari amasomo ateguye ku buryo wiga ngo Imana niyi niyi. Ahubwo umwuka wera w'Imana hamwe no kugenda twereka bimwe mu byo yaduhaye nyine by'ijambo ry'Imana, akomeza gukora uwo murimo mu mitima yacu wo kuduhishurira tukamenya Imana. Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere yaranditse ngo mbere na mbere hariho jambo. Dore kandi mu itangiriro baratubwiye ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ngo Imana niyo yari ihari. None hano baratubwira ngo Imana igarutse yitwa jambo. Ibi nabyo nyine umwuka wera akeneye kubiguhuriza akabikwigisha. Ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi jambo yari Imana. Ibaze nawe rero mwene data, ntabwo ndi kuvuga ko Bibiliya icanganye, ahubwo ndashaka kwereka ko Bibiliya ururimi rwayo umwuka wera niwe uyisobanura. Nujya muri Bibiliya utiteguye kwigishwa n'umwuka wera, hari ibintu byinshi bizakuvanga. Hanyuma rero ngo uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ngo ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Ijambo ry'Imana ikintu hano nshaka ko dusoma gikomeye cyane, ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, ngo kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, ngo nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Ahangaha niho nashaka ko tugaruka cyane mwene data. Ngo yari mu bye ariko abe ntibamwemera, kandi ntibamumenya. Ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Iyi ni Imana. Haleluya. Aya magambo ntabwo ndayavugaho yose, ndashaka gukuramo iri jambo rimwe rivuga ngo uwo nyine yaje mube, araza aza mube, ngo ariko ngo ntibamumenya. Ngo nyamara ngo yaje no mu bye, ngo ariko abe ntibamwemera. Iyi Mana niyo nshaka kwinginga cyane mu mitima yacu, kugira ngo itwihishurire tuyimenye. Iri jambo tuganira buri munsi ni ijambo rifata umwanya mutoya, ariko kandi rigakomeza kugenda rigaruka buri munsi. Rero rimwe na rimwe hari igihe umuntu ashaka kumenya Imana, ariko agatekereza ko hari umuvuduko araza gukoresha wo kwirukanka ku muvuduko runaka ngo yihutire kumenya Imana. Oya, nta buryo wakirukanka ngo umenye Imana. Nta mbaraga na nkeya washyiramo ngo uko ubyumva kandi ubitekereza ariko bikugendekera mu rugendo rwo kumenya Imana. Imana iratwihishurira mwene data. Hano iratanga ubuhamya, umwanditsi ahumekewe n'umwuka wera akatubwira ubwe ngo uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya, ntiwawakira. Uribaza ko Imana kugira ngo tuyimenye, Imana kugira ngo ibashe kuza ifungure ubuzima bw'umuntu, ifungure ibitekerezo by'umuntu, ifungure umutima w'umuntu, ibashe kwigisha umuntu kuyimenya, byasabye ko iza
ikagaragara mu bingana n'ibyo umuntu abasha kubona. Mwene data, Imana yambaye umubiri muri Kristo Yesu. Imana yavuye mu cyubahiro cy'ubwiza bwayo, iva mu ijambo ryayo ry'ubushobozi yaremeshaga kandi yagenderagamo. Hano ijambo riratubwiye ngo mbere na mbere hariho jambo. Hanyuma yambika ijambo ryayo ry'ubushobozi umubiri w'umuntu. Ibyo nabyo bifite indi nyigisho yabyo Imana izadufashe tuyigereho. Ariko icyo nshaka kukubwira ni uko Imana yagerageje kwicisha bugufi bingana gutyo, ikaba mu bihinyurwa kandi mu bisuzugurwa. Ibyo yabikoreye kugira ngo inyigishe kuyimenya, inyigishe ubumana bwayo bubashe kumpindura, nanjye mbashe kugira kamere yayo. Mwene data rero, ni ingenzi cyane ko wibuka neza ko turi mu rugendo rwo guhishurirwa kumenya Imana. Haleluya! Kandi uko ngenda ndushaho kumenya Imana, iyo ngiyo yavuye mu bushobozi bwayo ikaza ikaringanirira nanjye muri uyu mubiri, ibyo bintu nabyo ubwabyo kubyumva biransiga, mbihabwa n'Umwuka Wera nabihishuriwe kandi akantera no kubyizera. Ibyo rero nibyo bigenda bimfasha kugenda noneho mbasha kumva intego y'ubuzima bwanjye. Ntago mu bwenge bwanjye bwa kavukire harimo inzira, harimo amakuru, harimo ubushobozi bwo kumfasha gushyiraho intego y'ubuzima bwanjye, ngo iyo ntego ibashe kuba yuzuriye mu mugambi w'Imana. Ahubwo uko ngenda nunguka kumenya iyo Mana yakoze ibyo ngibyo ihambaye bingana gutyo, ariko yaje kubinyigishiriza muri uyu mubiri uhinyurwa w'intege nke, kugira ngo byibuze iturane nanjye w'umunyantege nke, ariko Umwuka wayo akomeze guhishurira umuntu w'imbere wanjye kumenya Imana. Uko kugenda menya Imana bimfasha, binsunikira, haleluya, kuba noneho ubuzima bwanjye nabasha kumva intego yabwo. Menya intego y'ubuzima bwanjye rero iyo ndi mu Mana, iyo ndi kugenda ndushaho kumva Imana no kumenya Imana no kumenyana n'Imana, bigenda bimishurirwa, ndabihabwa, ndabimenyeshwa, ndabyumva. Kandi ntago iyo ngayo ari amakuru acika ibitekerezo byanjye ngo agende. Hari igihe mu mubiri wanjye, mu bwenge bwa kavukire, ngerageza gushyiraho intego ariko nkagenda nzihindagura. Nicyo cyerekana intego nyine zitari izanjye. Nuko buri munsi ngenda mpindagurika kandi mpindura ibyo numvaga nkasanga si byo nkwiriye kuba ntekereza. Uko umuntu agenda akura ahura n'ibimuhindura, agenda ahindura intego ze. Ariko intego ni imwe kandi tuyibona hamwe mu Mana. Mwene data, nongere nkwinginge ngo kumenya Imana yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Uyu nguyu rero niwe ndi kukubwira dukeneye guhishurirwa no kumenya. Mwene data, hari ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro. Imana ngo yavuze ibintu bikomeye cyane, naratangaye. Iyo urebye umurongo wa 2 w'Itangiriro, ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Haleluya! Ndashaka kubwira ko Imana ijya kuri mu muntu, yaremye umuntu usa nayo. Haleluya! Rero ufite inshingano yo kugarukana iyi image Imana yakuremyemo. Haleluya! Ufite inshingano yo kongera gusa n'Imana, kandi bizagufasha noneho kujya wakumva neza icyo Imana iri kuguhamagarira n'intego z'ubuzima bwawe. Ngo isi yari itagira ishusho, Yesu ureba yahawe ishusho n'Imana. Biragoye ko wabasha kugira intego muri iyi si udafite muri we kumenya uwayihanze, nuko yayiremye, nuko yayikoze. Haleluya! Ngo yariho ubusa, ngo umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze Umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Ndashaka gusabira ngo Umwuka Wera w'Imana aguhishurire kumenya Imana. Uwo nguwo yabayeho mbere y'uko ibyo ubona bibaho, niwe wabihaye ubuzima. Haleluya! Rero biroroshye cyane ko numara kwegerana nawe neza, kuba muri iyi si no kugira intego muri iyi si bizakorohera. Ndashaka kugusabira umugisha. Imana iguha umugisha. Iyi ni gahunda yacu, ya nicyo gituma tudacogora. Ahari mu bintu biri kugucogoza muri iyi minsi, kuba intego zawe zishingiye ku bwenge bwawe, bya bimwe mu mpamvu ikomeye yatuma ucogora muri uru rugendo. Ariko ndagusabira cyane ku Mana kugira ngo intego zawe zibeho, ariko intambwe zibanziriza kugira intego ziba intambwe zo kumenya Imana. Uko urushaho kumenya Imana,
kurushaho kwishurirwa Imana, niko uzagenda urushaho kubona intego zihamye kandi zikomeye mu buzima bwawe, zigenda zishyira mu bikorwa. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.